mbonye gutaka mukoreshwa uburetwa n'abanyegiputa ariko njye Uwiteka amanuwe no kubakiza mbakure mu gihugu cy'uburetwa. Uwiteka hashimwe Kristo rero uzi burya kujya utakishwa amarirurira Imana irayazi agahindurira mu mashuka bitewe n'ibibazo by'uburyo butari bumwe Imana yarakabonye. Umubabaro ufite Imana yarawubonye, agahinda ufite Imana yarakabonye. Nukuvuga ngo nubwo ubona utaka ukabona utaka ukabona ufite agahinda, reka ngutangarize ko Uwiteka yakabonye. Nubwo ubona ufite amarira, reka nkubwire ko Uwiteka yayabonye. Ntugire ubwoba rero, Uwiteka amanuwe no kugukiza ako gasuzuguriro. Uwiteka amanuwe no kugukura muri uwo mubabaro. Uwiteka amanuwe no kugukura muri ako gahinda. Uwiteka amanuwe no kuguhindura amateka yawe. Uwiteka amanuwe no guhindura ubuzima bwawe. Uwiteka amanuwe no kugukuraho igisuzuguriro. Uwiteka amanuwe no kugutabara. Uwiteka amanuwe no kugukuraho icyangiro. Uwiteka amanuwe no kugukuraho agahinda. Uwiteka amanuwe no guhindura ubuzima bwawe. Ngo Uwiteka abwira Mose ati nubwo mwari mu maganya njye Uwiteka narabibonye. Birashoboka ko umaze uri kunkurikira umaze igihe kinunurira cyane unasenga ukagira ngo Imana ntabwo yumva. Ubigeranye ko n'abanyegiputa bari bamaze imyaka 400 basenga ngo batabarwe, ariko haba higihe Imana ibyiyumvamo irahaguruka iravuga ngo abantu banje reka mbakureho igisuzuguriro mbavane muri ubu buzima, reka mbahindurira amateka. Imana hari igihiza reka ngutangarize ko Imana igiye kumanuka nawe igahindura amateka yawe, igahindura ubuzima bwawe. Nubwo wabonaga ibintu byarageze iwandabaga, nubwo wabonaga ibintu bigucikiyeho, Imana imanuye no guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Humura rero, iyi mwana nkubwira na niyo yageze ibwira uyu mugaragu wayo Yeremiya n'ubundi mu ijambo rikomeye iramubwira ngo ntabwo njye Uwiteka nezezwa no kubaza umuntu iteka cyangwa kumutera agahinda, ahubwo nyangeraho nkamugirira ibambe. Akira ibambe ry'Imana ku buzima bwawe, akira ibambe ry'Imana we mubyeyi. Mose araza ahindura amagambo. Buriya waruzi ko muntu nyumva Abisirayeli bategeze bicwa n'Uwiteka bishwe na Mose. Bishatse kuvuga ngo niduhagarara mu ijambo bita kwizera, hari ibyo tuzarema hari n'ibyo tuzanga. Mose ngo ahita ko avuga ati nimbwira abagabo ko Imana imbaje ngo niki gitumye ntaka, ntabwo uko ngewe nyizi mu mbaraga nyizimo ngiye cyo no imbwiye ndacyumvise, ariko bo ntibakumva ko ari ubutabazi, kubera ko ntibakumva ko nubwo bivuzwe hakiri ubutabazi. Ubwo ndeka nze ngewe mbabwire. Mose ngo abageze imbere abaga ngo iramwe ngo nimwicecekere, Uwiteka ari bubarwanirire. Bishatse kuvuga kandi aravuga ngo kandi abanyegiputa mubonye bari kuza timuzongera kubabona ukundi. Bishatse kuvuga Mose niwe wishe Abisiraheli. Reka tubahe ikaze nshuti mudukurikiye mwese aho mugiye muherereye. Ushobora kuba uri mu majyepfo y'igihugu cyacu, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, aho ngaho ibuvazuba ndetse nabo mu mujyi wa Kigali, dore ko rwose n'akazuba kararashe cyane. Reka tugusuhuze rero nawe uri hirya y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ku mbibi, aho duhana imbibi. Abaduhana imbibi ni ibihugu bigiye bitandukanye, tuhabona Kongo, Burundi, Tanzania na Kenya. Siko bimezera cyangwa ndabeshye? Rero aho East Africa yose namwe turabashuhuje, ariko kandi abo muri Afrika yose, ibihugu byose byo muri Afrika mwese turabashuhuje. Imana y'amahoro ibane namwe. Hirya ya Afrika irwota amasimbaho, abanyarwanda bari muri iyo migabane, bari muri ibyo bihugu, migabane nkuko iri itandukanye. Amerika, umugabane wa Amerika, wa Oceania, wa Asia, mwese tubahaye ikaze. Reka rero tubasuhuze cyane kandi twonurushaho kwakira umutumirwa wacu kugira ngo atugezeho message uyu munsi yaduteguriye. Murakoze cyane. Twongeye kubasuhuza abantu bakomeza kutwereka ko mudukurikira kuri Shaka Imana TV. Inkunga yanyu yose mukora mudukurikirana turayibashimiye. Gira uti inkunga mukora subscribe turayibashimiye cyane, kuko muri abantu b'abagabo cyane n'abagore bagaciro. Ushobora gufata umwanya mukadukurikira, mukabitega amatwi.
Imana y'amahoro igibaho umugisha cyane. Hano kuri Shaka Imana TV tugira abatumirwa batandukanye, nawe uri umwe muri abo batumirwa. Rero reka tuvuge ngo reka tukwakire noneho ukomeze uganirize abantu badukurikiye ndetse uganiriza abakunzi bacu cyangwa se abafana bacu. Murakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi dushimira cyane nyine nkuko nabivuze abakunzi bacu bakadasohoka ba buri munsi batwereka ko badukurikiye bakora subscribe like na comment. Imana y'amahoro igibaho umugisha kandi uru rugendo nta muhanga warwo, aho muzamwumva twahaye nk'abakoze ikosa mujye mutwandikira mutubwira ati bimeze gutya, kandi nawe ufite ikiganiro cyangwa ijambo ry'Imana ashaka kugeza ku bantu cyangwa ubuhamya, tuguhaye ikaze kuri Shaka Imana TV kugira ngo ujuze twaguha umwanya ukavuga Yesu, kuko Yesu araryoshye kandi n'uw'abantu bose. Turabashimiye rero, reka dushime Imana dusenga tuvuga ijambo Imana yashyize ku mutima wacu. Murakoze. Ugiye kuri babwira nitwa Elia. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana nzima, ufite imbaraga, ubutware n'ubushobozi. Niwe waturemye udushyiraho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe dukoresheje ijambo ryawe. Reka rero ijambo tugiye kuvuga ribe umuti uvura ibikomere byo mu mitima y'abantu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo dusaba mu gitabo cya Mose, ndumva ari icya kabiri cyitwa Kuva. Igitabo cyo Kuva turasoma ijambo dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice ni 3 n'umurongo waho wa 7. Ibice 3 umurongo wa 7 hari ijambo rivuze ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. 8 haravuze ngo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abafurezi n'Abahivi n'Abayebusi. Amen. Izi ni inkuru z'Abanyegiputa ubwo hamwe n'Abisirayeli, ubwo Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka kugira ngo avuge ngo ijambo rikomeye nk'ira arababwira ati nabonye. Ubundi kugira ngo Uwiteka avuge ngo nabonye agahato, ntugire ngo babyutse Uwiteka avuga ngo nabonye. Hoya, babanje kubabara nkuko nawe ujya ubabara muri urugendo, babanje guhura n'imisozi nk'iyo nawe ujya uhura nayo muri urugendo, babanje guhura n'intambara nk'izo nawe uhura nazo muri urugendo, babanje guhura n'ubukene nk'ubwo nawe uhura nago muri urugendo, babanje guhura n'ibibazo bitandukanye nk'ibyo nawe ujya uhura nabyo muri urugendo. Ariko hashimwe Yesu utajya wirengagiza, uzi byose, intambara zose uhura nazo uri mu rugendo rujya mu ijuru, amakuba yose uhura nayo kubwo kwemera ko yakira Yesu, yose Imana irayazi. Noneho hashimwe Imana rero nubwo Abanyegiputa bari muri ibyo ngibyo, Abisirayeli bari muri ibyo ngibyo muri Egiputa, nubwo bababajwe bingana bityo, Imana ishimwe ko itegeze ibareka. Ngo rimwe rero barimo bakoreshwa ubwo buretwa, bakubitwa, bababajwe, ngo Imana yiyumvamo kubarengera. Imana ishimwe. Imana yiyumvamo ko bakwiye kurengerwa. Hari umunsi Imana yigeze yiyumvamo gutabara umugaragu wayo uwo bita Yeremiya, ubwo bari i Babuloni, ngo akoreshwa nawe ibintu bikomeye, ababazwa, ngo yarafungiwe n'ahantu utashobora no kwinyagambura. Iramubwira ngo Yeremiya, nge ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije utamenya. Reka dutangariza abantu kuri Shaka Imana TV
ko nta handi ubutabazi buri uretse muri Kristo. Reka tubwire abantu kuri Shaka Imana TV ko mu gihe bahuye n'ingorane n'amakuba y'uburyo butari bumwe bajye bibuka gutabaza Uwiteka, kuko Uwiteka uyu niwe umugaragu wawe yavuze cyangwa Dawidi yavuze, aramusobanura avuga ngo niwe mungeri wanjye ababyeyi bagiye. Imana ishimwe. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka tubwire abantu ko mu gihe ibintu byageze iwandabaga cyangwa byadogereye, Uwiteka n'ubundi abakicaye ku ntebe y'imbabazi. Mu gihe abantu babona ko nta puwe finali bayigezeho, Imana ibiri kuvuga ngo nunyura n'ubundi muri ayo mazi niyo puwe finali, nge ndacyari kumwe nawe. Bihatse kuvuga ngo urushobora kwiringira umugabo akakubwira ko ibintu nawe byamunaniye, ariko uwiringiye Uwiteka we ameze nk'umusozi witwa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka. Imana ishimwe. Nubwo wiringira ibintu ukabona byose byaferinze, ariko Uwiteka ntaragera ku rwego rwo guferinga. Kuko niyo mpamvu Mose ageze ku nyanja ari kumwe n'ubwoko bwabo bataha kuri iri jambo twariho n'ubundi, ngo basanze nta nzira yo gutambuka ihari. Noneho kuko umuntu ajya agera igihe cyo gucika intege, bo baravuga ati Mose ko twari mu gihugu cya Egiputa twaryaga, nubwo byari iby'agahimana ariko twaryaga, nubwo twaryaga ibyo inkoni ariko twabiryaga, none kuba utuzanye kugwa kuri uyu butayu kuri iyi nyanja bite? Mose ngo yerekera gato ngo arasenga. Agisenga Imana iramubaza ngo Mose niki gitumye untakira? Mose araza ahindura amagambo. Buriya waruzi ko muntu nyumva Abisirayeli bategeze bicwa n'Uwiteka bishwe na Mose. Bishatse kuvuga ngo niduhagarara mu ijambo bita kwizera, hari ibyo tuzarema hari n'ibyo tuzanga. Mose ngo ahita ko avuga ati nimbwira abagabo ko Imana imbajiye ngo niki gitumye ntaka, ntabwo ko ngewe nyizi mu mbaraga nyizimo, ngiye cyo no imbwiye ndacyumvise, ariko bo ntibakumva ko ari ubutabazi, kubera ko ntibakumva ko nubwo bivuzwe hakiri ubutabazi. Ubwo ndeka nze ngewe mbabwire. Mose ngo abageze imbere avuga ngo iramwe ngo nimwicecekere, Uwiteka ari bubarwanirire. Bishatse kuvuga kandi aravuga ngo kandi abanyegiputa mubonye bari kuza ntimuzongera kubabona ukundi. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka Mose niwe wishe Abisiraheli. Noneho irindi ryo jambo dusomye rero ngo Uwiteka arababwira ati nukuri mbonye gutaka kw'abanyegiputa mbonye gutaka mukoreshwa uburetwa n'abanyegiputa, ariko njye Uwiteka amanuwe no kubakiza mbakure mu gihugu cy'uburetwa. Uwiteka hashimwe Kristo rero uzi burya kujya utakishwa amarirurira Imana irayazi, agahindurira mu mashuka bitewe n'ibibazo by'uburyo butari bumwe Imana yarakabonye. Umubabaro ufite Imana yarawubonye, agahinda ufite Imana yarakabonye. Nukuvuga ngo nubwo ubona utaka ukabona ufite agahinda, reka ngutangarize ko Uwiteka yakabonye. Nubwo ubona ufite amarira, reka nkubwire ko Uwiteka yayabonye. Ntugire ubwoba rero, Uwiteka amanuwe no kugukiza ako gasuzuguriro. Uwiteka amanuwe no kugukura muri uwo mubabaro. Uwiteka amanuwe no kugukura muri ako gahinda. Uwiteka amanuwe no kuguhindura amateka yawe. Uwiteka amanuwe no guhindura ubuzima bwawe. Uwiteka amanuwe no kugukuraho igisuzuguriro. Uwiteka amanuwe no kugutabara. Uwiteka amanuwe no kugukuraho icyangiro. Uwiteka amanuwe no kugukuraho agahinda. Uwiteka amanuwe no guhindura ubuzima bwawe. Ngo Uwiteka abwira Mose ati nubwo mwari mu maganya, njye Uwiteka narabibonye. Birashoboka ko uri kunkurikira umaze igihe kinini cyane unasenga ukagira ngo Imana ntabwo yumva,
ubigeranye ko n'abanyegiputa bari bamaze imyaka 400 basenga ngo batabarwe, ariko haba higihe Imana ibyiyumvamo irahaguruka iravuga ngo abantu banje reka mbakureho igisuzuguriro mbavane muri ubu buzima, reka mbahindurira amateka. Imana hari igihiza reka ngutangarize ko Imana igiye kumanuka nawe igahindura amateka yawe, igahindura ubuzima bwawe. Nubwo wabonaga ibintu byarageze iwandabaga, nubwo wabonaga ibintu bigucikiyeho, Imana imanuye no guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Humura rero, iyi Mwana nkubwira na niyo yageze ibwira uyu mugaragu wayo Yeremiya n'ubundi mu ijambo rikomeye iramubwira ngo ntago njye Uwiteka nezezwa no kubaza umuntu iteka cyangwa kumutera agahinda, ahubwo nyangeraho nkamugirira ibambe. Akira ibambe ry'Imana ku buzima bwawe, akira ibambe ry'Imana we mubyeyi, akira ibambe ry'Imana wa mugabo unyumva, akira ibambe ry'Imana wa mukobwa unyumva, akira ibambe ry'Imana wa muntu we wari umaze igihe ubona byaracitse byaranze. Akira ibambe Imana ivuze ku buzima bwawe, ngo igihe kijya kigera Imana ikamugirira ibambe. Ndayangutangarize ko nubwo umaze igihe kinini ubona ibintu byaranze, haracyariho ibambe ry'Imana. Nubwo ubona umaze igihe kinini ubona ibintu bitemera, haracyari ibambe ry'Imana. Nubwo umaze igihe kinini wumva mu byaha wowe kubivamo byarakunaniye, haracyariho ibambe ry'Imana. Nubwo umaze igihe kinini uri mu mubabaro ubona udashira, haracyariho ibambe ry'Imana. Nubwo umaze igihe kinini ubona ibyawe bidahinduka, haracyariho ibambe ry'Imana. Nubwo wibaza icyo abandi bakora ngo ubuzima buhinduke wowe ukabona bidahinduka, haracyariho ibambe ry'Imana. Imana ibwira uyu mugabo Yeremiya iramubwira ngo nubwo uri Babuloni ukaba uri mubabazwa ukubitwa usuzugurika, ariko hagira igihe kigera nkamugirira ibambe. Hashimwe Imana igigira hakagira ibambe, hashimwe Imana yegera ikagira ibambe ku bantu bayo. Reka ngutangarize we muntu unyumva uri muri diaspora, uri mu gihugu cy'u Rwanda, ibihugu bidukikije, haracyariho ibambe ku buzima bwawe. Ntiwigirire nabi, ntuve mu Mana, ntutakaze ibyiringiro. Ibambe ry'Imana riracyahari. Nushaka uraranganya amaso kubakubanjirije nabo hirya yawe n'iburyo n'ibumoso, urasanga ari abantu bari wabonaga ubuzima bwabo butazahinduka. Uyu munsi Imana ikaba yarabigiriye ibambe bukaba bwarahindutse. Birashoboka ko wowe uri kunyumva hari n'igihe Satani akwigisha kubwira ngo igihe wasengeye iyo Mana izaza ryari, n'abagukikije bakakubwira ngo izaza ryari. Ariko ndagira ngo utangarize ko igihe cy'ibambe ry'Imana riracyahari. Reka tubashimire mwebwe mwamudukurikiye kuri Shaka Imana TV, tubabwire ko ibambe ry'Imana rigihari ku buzima bwanyu, kandi ntimwihebeshwe n'iminsi n'ibihe. Imana niyigena iminsi n'ibihe. Niyo mpamvu yageze umugaragu yageze avuga ngo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Bishatse kuvuga ngo Imana inyuranye ibihe iracyahari. Niba wari uri kurira, humura, Imana ijya inyuranye ibihe umuntu agaseka. Niba wari ufite agahinda, humura, Imana ijya inyuranye ibihe umuntu akagira ibyishimo. Niba wari ufite umubabaro, humura, Imana ijya itegeka igihe. Utegeka ibihe n'Uwiteka, nibwo igihe cyakwicaje, ariko Imana ije kuguhagurutsa ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uri Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi. Twari tuzanye ijambo ryawe kuri Shaka Imana TV rivuga ngo Imana imanuwe no kudukuraho igisuzuguriro, kandi Imana yumvishe gutaka kwabo n'agahato abanyegiputa badukoresheje, ikaba imanutse no gukora ibikomeye, ikaba imanuwe no gukora ibikomeye ku buzima bwacu. Twakiriye kuko zibitangaza ku bantu bawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen.